waba wifuza kubetinga ariko ukaba utazi uko wabona shwadiro cyangwa ubetinga ariko ukaba uhora uribwa, oyebet nicyo gisubizo. oyebet.com ni website ya football predictions, aho buri munsi mubona shwadiro enye zifite kugera kuri 90% ya win rate. Fata bonoma yawe uyu munsi ihera ku 6,000 ku cyumweru cyangwa 15,000 ku kwezi. uze muri 5% bakura inyungu muri betting. Tangira ukine predictions za oyebet uyongere mu bihumbi n'ibihumbi bitwizera. Oyebet, home of football predictions. Ese mwana wa ko ni batari amaso y'abakecuru, ni wowe wabaga kwa Pattyno? Noneho ndacyahawe. Kumbe ni wowe bacunaguzaga. Byihorere wa mubyeyi we, njye n'umugabo wanjye. Mwana wa wahaboneye ishyano, none se reka mubaze, wagukorera ibishoboka byose ukahaguma mukibera mu mutuzo mwana wa, byakwanga? Byihorere waba unkoreye neza ku buryo ntabona ikintu nkutura. Niko mwana wanjye koko warashavuye. Umva rero mwana wanjye, mubwire nk'umuntu mukuru, buriya abagabo ni nk'abasazi. Iyo bamaze gufata agacupa bavuga ibyo bashatse byose, ibyo yabitse mu bwonko bwe, ibyamuziritse, ibyamugiye gute byose akabivuga. None rero mwana wanjye, uramenye ritazigera rigucika na rimwe, ukabivuga. Humura mama, ni ukuri ntabwo byancika. Ubundi si ubwo nambimubwira ngo bigende gute. Ntiwumva se aho ndagushimye mbaye ngushimye. None rero mwana wanjye, aho reka ngende. None si ubwo mbwiye iki mukecuru? Nyine mbwira ubwo buryo ki twabigenza. Nyine reka ngende, urumva se? Ndagira ngo hatagira abatwumvirega ubu turimo kuganira iby'abakuru ndimo ndakubwira. Ndagira ngo ngende. Harya iwanjye ujya uhamenya? Yego nduva mpawe. Ubwo rero ndagiye, uko nzabigenza kose mwana wanjye, ndagira ngo wibereho neza, uzabeho mu mutuzo umeze neza, gusa ngibyo byanjye. Ni ukuri mama, waba ukoze, sinzi ikintu nakwitura pe, gusa waba ukoze cyane. Unteye impuhwe. Ndamutse ngize mbonye nk'uburyo kiriya mugabo yatuza akazareka kwirirwa mbwira amagambo asesereza, mbwira nabi, waba ukoze. Mwana wa, ngaho komeza ugende, reka tugende. None si ubwo nzaza kukureba, tuzabigenza gute nyine umbwira? Ubwo nyine ubona nawe bitewe n'akabaro ufite. Ubu ndagiye, ngiye kwitunganya, ngiye kwitegura. Ngaho ugenda mwana wanjye. Murakoze. Ariko mukecuru, nk'iyo wifata ukagambanira umukwe wawe, wumva ntabwo ufite koko? Mvuyo nawe uteye uturukaye, kigori cy'akagabo kanya mu gihuru, nta soni gafite. Umunsi wihehesheje isusa, niho uzabicikaho. Kigoryi we unya ku gasozi, nta soni ufite umwanda wawe. Ariko mukecuru,
se mu myaka myiza yo kugambana urabona ukuntu wifata umukwe wawe ukamugambanira nk'ahatarongoye umukobwa wawe koko. Mbese igicucu wakigoryiwe kano kakagabo kagenda kakajya kunya mu gihuru ku gasozi. Imvura yagwa uwo mwanda wose ikawutembana ikawujyana. Ubwo urumva atari ukuroga abantu. Ako se mukecuru reka nkubwire ndaroga abantu icyambere ntawe nagereye mu nkono, ikindi yewe nta none akore mu isahani, nta n'uwo byibuze nasomeye ku kirahure cyangwa igikombe ngo ndamuroga. Uravuga ngo ndaroga abantu ushingiye ku ki? None ndakubajije, umunsi imvura yaguye igatembana uyu mwanda ukagenda ukamanuka ukagera ipfiriye aho muvoma, maze mukaza mukayadaha mukayanywa mukayuhagira mukayatekesha, kuroga abantu kurenza uko nguko ni ukuhe? Subiza aho ngaho. Aha ahubwo se ubwo ntugize ubwoba bw'uko nkumvisha uri kugambana mukecuru? Wase ubwo uri kuvugisha? Ushobora kuba utari umukecuru mwiza. Nkubwire ibindi umunsi wongeye uwo mwanda wawe ushyira hariya ugenda ugasubira hariya, nakubwiye ko ari ukorwa abantu. Jewe ubwanjye nzawutwika, nimara kuwutwika aka kabuno kawe uko karoruka kazatonyoka. Kanigendera ariko umenye ko ibintu ukora atari byiza, ntabwo bishimwa n'Imana mukecuru, ubyumve neza. Genda se urampanura se kwigiharya ngo ryahanuye iki? Buno busa bw'umwana ngo arampanura arabita. Furafu rero ibi ngibi njya nkusobanurira, buriya ntago mba nshaka yuko tuganirira buri gihe mu rugo. Hasushaka akabari kazima. Harika akabari kazima icyambere si ibyo kunywa, ibyo byahazima kereka iyo ngo iyo nshaka inzu nzima. None se ubusi mfite wanjye hanini. Hasi ubundi umugabo uramuzi wowe? Ndamuzi n'inshuti yawe. Ntago dusangira. Ubise yari yakugura n'icupa na rimwe. Uretse wowe yareguze ryo rwa. None se ibi ni biki tuba? Nari ntangaye ubundi sababurana ingingo nzima gute umurwago. Umva reka nkubwire rero. Nimba utanabizi wowe, nimba hari ikintu gituma mbona ibitekerezo bizima, naka kantu karimo. Ingingo zawe zose zajemo amatende. Ntago nzonye kukurenganya. Sawa. Urana kino kibiringanya. Muhinzi y'urwagwa. Ariko buriya uzuko ari umuntu ukuriye baba. Ariko wabonye buriya waburana amahugu gute utanyweye urwagwa. Urwagwa ni gakondo. Ndakunda. Aka kago ni keza ariko aza mu rukiko. Urumva? Aza mu rukiko akazana ingingo zo mu rukiko zishaje zirimo icyo bita urwagwa. Hano kucyushiramo imbetezi. Ubwo uzi ingingo nafashe no mugabo. Umugore we barananiramo. Urumva? Akuse. Wewe ibyo oya nabivuga ariko akuse wadutuza witeruye. Rata twikomereze. Ako agatonga. Wowe ejo nakubonye we naryama komare muri kuva ahantu muri gupanga ibiki. Kongo iki? We ejo nakubonye naryama komare muri kuva ahantu. Mwarimo murapanga ibiki sipati. Uri muzima. Nje urumva navuga n'iki n'uriya mugore. Hariko buri uzu wavuga n'iki n'umuntu muhanganye. Buri uzu kuntu atajya nyishimira aba yumva aho nciye yahacisha umuriro. Ko mukanya yarari mu rugo ngaje kukureba. Yaraje kukureba atagushaka se. Yaraje kukureba atagushaka kari cyo ndi kukubaza. Ubwo barapanga. Rata barapanga. Wa mugabo we kutageze ntunagereranya. Bura rero uko dupanga ni nako nabo bari gupanga. Urumva wasanga hari ikintu ashaka kugeraho. Wasanga ari ingingo ashaka kugeraho nawe. Wamwumvishe? Urumva. Furafu. Njye ndimo ndagukeka kantu. Ariko uko ntarinzi kuri umusinzi pa. Izina ryiba ntago narinzi ko tujya tunga gasinda. Ubu nimba njye na twagira ngo amatenda arimo hano niwe wayanyweye. Ikibazo cyawe nkubwiza inzoga zijemo gute? Tukajya dupanga ibintu bizima ngo utuvangamo nawe ibindi bintu bidashinga. Wari kumushaka. Umuntu turahanganye uzi ko ari we turi kugereka mu rukiko hasi hejuru. Burasanga ngo inzoga mweze bishya. Kandi tuganire. Ese uje kudutaha ubwatsi ni wahe? Bose ubwatsi ubona nikoreye buri he? Ubwo se uruzuye nimba utari kubona ubwatsi wikoreye. Ariko se furafura wowe warasaze. Uzi ko ingwe ari musaza wa madamu byashitanira ko ryahoze ari umugore waje. Cyakora cyo waragendesheje. Sikubagera kuri kwibana. Ubu se nimba musa uriya mugore avindimwe n'uyu muntu. Ubu se yakwitwa muramu wawe.
ubu urabona hari umugore muzima watunga? Tuza wa mugabo we. Ujya mu ishyamba utazi ukica inyoni itaribwa. Nta data. ariko se ndamubaza ubundi wowe ubona bishyashya Aba hantu se cyangwa aba mu gihugu? Atabashyashya. Nonse urashaka kumbwira ko koko bava indimwe? Madamu nishoka. Wewe kwiri kuvunika. Nyina ni inkuba. Umukobwa we ni inkuba, ubwo uyu ni umurabyo. Ewe data we byakoraniye iwawe. Nyamara niyo mpamvu uzanyongeza amafaranga. Niyo mpamvu uzanyongeza amafaranga kuko kugukiza ibigeragezo nk'ibi. Ni iby'agaciro gakomeye cyane nta mwavoka mu Rwanda wapfa kubikurikirana. Fura amagambo yose ni ngombwa mu kabari. nabaga mwereka mbabwire reka nigendere ko nabona tutashoboka. Wegendere ntabwo uri umuntu, uri impunyu. Umbwirire wa mwase wiwanyu ngo mushiki wawe. Uko byagenda kose ndawushakira ikibiriti n'agapetrol ndawucana. Hari abantu bitaga intaragahanga nakosora. Zibaho ngaho nawe. Turaza kuganira ibintu byose mukabari. Rata boss wanjye. Uyu mugabo rero umujye mugira inama. Ndavuga ngaze mu kabari niho haba ibitekerezo bizima. Ntagashaka kumva. Akajya mu urugo rwaramunaniye. Ni amabanga y'urugaje mu kabari. Iyi nzoga naguze yishyurire. Sinabivuze ko umugore nawe winjazo. Sagiye. Kwinywera kiri yongereremo. Bari abantu turabamenyereye. Kwinywera sha. Pattyno ni umusazi no kwisabato. Ese sheri nk'ubu ngubu turamutse tubona ikintu cyatuma dusigara hano twenyine ntabwo wakishimye? Umva shaka kumva nk'ibintu uri kumbwira disi we. Ubu se wiri ishyano ry'umutindi nari yashyano kazi ry'umugore we ubwo twaba twabashyize hehe? Nyamara sheri ni ukupi kandi ingenzi ikintu twakora kandi bakagenda bikagenda neza. Ibi bintu uri kumbwira ntabwo ndi kubyumva neza. Bise twaba twabishe twaba twabashyize hehe? So ureba wa mukecuru nyirabukwe ya Pattyno. Ndamuzi. Ntumbwire ko nose niwe ziba kugira izo nama. Nyine nibyo nshaka kukubwira. Yarambwiye nzajye kumureba kandi afite ikintu gashobora kudukorera bikagenda neza kandi tugatanduka. Ntabwo ndi kubyumva. None se ubwo tuvuge ko biriya rikecuru ni urundi rukundo ni ubundi bigira neza ashaka kutugira ibyo bintu kumbwira ntabwo ndi kubyumva. Kirerega ni ukuri kubikomeza kandi ikintu mpfa nawe nicyo ngicyo ntabwo ujya wumva. Njyebyo ibyo bintu nkubwiye ni we wabinyibwiriye nta nubwo ari njye wabimusabye. Njye yarambwiye nzajye kumureba ambwira ikintu twakora kandi urapinga nicyo kibazo cyawe. Ariko impuhwe atagiriye umukobwa we akaba ari twebwe ashaka kuzigira ubwo nawe ubwo nta nubwo uri kubyiyumvishamo ko ibyo bintu atari amahoro. Njyewe ikintu mpfa nawe ni uko utajya wemera. Ntabwo ujya wemera, abantu bose ntabwo uriga baba babishya. Njyewe uramutse ubyemera uri kumva njyewe nkagenda tukavugana akambwira icyo dukora byagenda neza bakava hano bakangara nyine nabo bakagenda. Umva nkubwire madamu nongeye mbikubwire nagufasha ibintu byose bibaho ariko ibintu birimo uburozi ibintu byo kwicisha umuntu kugira ngo nice umuntu ngiye muziza ibintu bye namuvira mu rugo nk'igendera. None se ubundi uburozi ninde ubuvuze? Ariko se ubundi bitwaye iki umuntu aramutse agukorera umuti nyine ukabaho mu mahoro? Kandi icyo mpfa nawe ni icyo ngicyo. Ubugoryi uba ufite nibwo butuma tudashobora no kugira n'ikintu duteraho imbere. Madamu ibyo nibyo bintu bya mbere umbwire nkumva birambabaje nongeye mbikubwire. Ngiye uzongera kuramuka untuka uzongera kuramuka untuka umbwira ubwo buntu bw'ubugoryi nzahita nkwereka ko intama zambaga. Ariko buri kunkangisha yo kuri umugabo. Nese nk'ubu ngubu mpoye iki tutabeshyanye? Caceka ngaho. Reka nkubwire ikintu kimwe. Uzongera kunyikubitisha uko wiboneye. Nje ntabwo ndi umwana wabyaye. Nta nubwo ndi n'uru ruzingo rwawe. Kandi ikindi umenye ko ndarutwite. Nabishatse rimwe gusa nakitsa mu mararo katarutakara hasi. Uzongera rero gukina no kunkubita uzambona. Nakubwiye ngo caceka ngaho se nyine kigoryi gusa. Pampa no mu maso. Ibintu umuntu aba akubwira nta na kimwe uba ushaka kumva ahubwo uba ushaka guhora uri inganzwa gusa. N'undi kuba inganzwa birakubereye. Ariko reka mubaze rya kandi umbwize ukuri ntumbeye waruswe n'umuntu. Ngo naruswe n'umunwa. Naswe n'umunwa se urabona wowe ukandagiye ku buryo umbwira ngo waranduze. Ahubwo genda nawutsitayeho nta nubwo nkukandagiye gusa. Ngiye nkubwire ko ngiye kugufasha uragenda kwisa ahantu hose umva reka nkubwire uzabage wifashe. Ntuzanangarukiriho iwanjye hano. Hore wumve. Ariko ubundi wamuvuna muheto. Uretse gushaka kunkuramo amagambo ubundi hari izindi muhumfiti.
akunkuramo amagambo uri agacuma kayo uri igitabo bakuramo amagambo uri igiki muri ibyo yego ko ariko ubundi reka nkwibarize ubundi ni muhupitera zo kugira ngo upfashe umva nkubwire njye mfite gahunda yo kugufasha nta kindi urumva neza ako ubundi reka nkubaze ko mbona wanyisajijeho njye navuze iki nta soni ejo bundi muntu na Pattyno yisajije ebana ngo niki mpanga ngo naryama kumare tuvuga ko yari yabirose se wanasanga yererwa nabibwirwa n'iki umva nkubwire umunsi namenye yuko Pattyno akamenya yuko hari ikintu mpangage nawe uwo munwa nzawukata ntago koma nanjye none nibyo ngibyo se biri mu mategeko ra ndumiyo ndakubwiye ngo bifate gutyo winkanga se nyine urabona nge nkangika ubundi se tuvuge ko wowe nta nyungu bifitemo ra inyungu se yihe inyungu yihe none se uburiri bwanjye uzajya urara wigaraguramo n'ibindi byose tuvuge ko none utabizi umva nkubwire ndakubwiye ngo ugiye gahunda mfite no kugufasha kandi ntuzagaruka umbwire amafuta ngagenda kure yandiyo kabyara uri hehe yagasani bana kose wakigabo mwagiye mureka kuzokora mu ngo z'abantu reka mbanze nkubwire uza wivugishwa induru aha ngaha nizere ko atari iyo mitwe ikuzanye hano bimwe byanyu byo gushaka kuza kwibeshwa mu nzu yanyu urashaka kuza kuba mwene wanyu aha ngaha bya bindi byararangiye nyamwe byararangiye ubizana za rwaserera zanyu aha ngaha ubaye umenye icy'ingenzi aha ngaha ntabwo wavuye amagambo yose wowe kabyara ndashaka kugukiza urupfu sinshaka kubona upfu ukiri mutoya ukagira imana waretse kurindagira ko waretse kwivuna urangiza urupfu se wowe uri imana ahubwo uzi mwebwe ni ugushaka twa dutekinike two kureba ukuntu wagenda ugatunda za mbumburi zawe ukazizana aha ngaha wabanje kwibaraguza izo nkuru si byo bikuzanye niba ushatse watega amatwi ukanyura muvandi bari kugutegurira ubutaraza barashaka kukwica barashaka kugushyira mu cyayi mu biryo kugira ngo basigare bari kurwanya n'inzu yawe wubatse n'amaboko yawe wasoje kuvuga narangije nakubwiye niwe byakuzanye aha ngaha ni imitwe shaka rero ukuntu wahinda iyindi mitwe iyo ngiyo irashaje ibintu byo kuza gushaka gutura iwanjye mwizanishijwe ngo mu kanya uraje ugenda ufata n'ibindi mu muhanda udawunirodinga uzumbwire ngo byagenze bite icyo nakubwira cyo nuko ntabwo biri bukunde niba ushatse watega amatwi ukanyuma Patty amatwi ari mu rupfu ntabwo yumva ushatse watega ukanyumva tuza reka pfunde nuko ugiye zibaho ngaho nyamara urapfuye kandi n'upfu uzavuga ngo sinakubwiye ni wowe nanone ariko wajya ureka ubugambo kuko akazi ushobora ari ubuyede ubuza wirirwa bwiza hano uvuga ibiki cyakoze icyo reka nkubwire ikintu nshaka cyo ni kimwe ndashaka kukubona uri kuzerera na ririya shyano ryawe ry'umugore ejo bundi ryari riri nkumi yo kotsa ariko abantu mugira ishyari koko ubu koko ndakubwiye utangiye kurakara none utangiye kuzana ubwo bugambo bwawe sawa ndaje mbereke we n'umugore wawe ndababizi icyuya bibarenge ceceka shaho ngaho genda ahubwo isoni zirakwesha kubera ko nkurakaje kamwihori wowe uraza kunyumva muri iyi minsi uraza kunyumva ubwo bundi ukara winjira mu inzu tubatse uretse ninjye nawe ujye ngi